reka mbasuhuze ariko kandi mbifurize gukomera. Turi mu bihe bitoroshye cyane cyane ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. U Rwanda ndetse n'amahanga turi kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iki kiganiro twateguye tugiye kurebera hamwe uburyo iki gikorwa cyatangiye, amakuru mashya yaba yarakiranze, turebe no ku bahanzi cyangwa se ibyamamare byacu hano mu Rwanda, ni gute urubyiruko muri rusange rwitwaye muri ino minsi, mu minsi y'icyunamo. Impamvu mvuze rero abasitari ni uko mu biganiro tugira hano n'ubundi ni iby'abasitari, harimo entertainment. Rero turebe muri entertainment turebe ese muri iki gikorwa cyo kwibuka byitwaye gute. Kugeza kuri uyu munsi rero hari byinshi byabaye, tumaze kubona imyitwarire, ibintu bitandukanye nyine ku bijyanye no kwibuka. Hano rero dufite amakuru atandukanye tugiye kureberaho, ese icyunamo naye makuru akirimo cyangwa se nihe myitwarire iri kugaragaramo, cyangwa se n'ibiki byabaye kuva ku munsi wa mbere ku cyumweru ku itariki 7 kugeza kuri uno munsi. Muhaye ikaze muri iki kiganiro ngwino tubane. Igikorwa cyo kwibuka mu gihugu hose ni igikorwa cyatangiye ku rwibutso rukuru rwa Gisozi. Iki gikorwa rero cyatangiye ku urwibutso rwa Gisozi, aho nyuma yo kuva ku Gisozi umuhango wakomereje muri BK Arena. Muri BK Arena rero habayeho ibiganiro bitandukanye bivuga ku mateka n'ubundi yaranze u Rwanda, ndetse habayeho no kwakira abakuru b'ibihugu cyangwa se abashyitsi baje kwifatanya mu gikorwa cyo kwibuka kuri ino nshuro ya 30. Hano twavuga ngo u Rwanda rurimo ruratera intambwe ishimishije, kuko urebye hari aho u Rwanda rwavuye kugeza kuri uyu munsi, hari aho rugeze kandi heza. Ibi rero bikaba bikeshwa n'uruhare rwawe, uruhare rwanjye, uruhare rwa buri umwe mu kuba dufatanya kubaka u Rwanda, kandi u Rwanda ruzira umuze, u Rwanda rwiza, u Rwanda rutekanye. Ikindi twavuga hano, u Rwanda rwakiriye abashyitsi batandukanye, abakuru b'ibihugu ndetse n'abayobozi bakuru mu bihugu bitandukanye. Bose bakaba baraje hano i Kigali, abatangiye kuza muri wikendi, ndetse no ku munsi wa mbere w'icyunamo hari abandi bashyitsi bakomeje kuza, harimo abakuru b'ibihugu nk'uko twabibonye, ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye mu bihugu bitandukanye. Aba rero bakaba baraje kwifatanya n'u Rwanda muri iki gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bakuru b'ibihugu rero babashije kujya muri iki gihugu twabonye harimo ni benshi batandukanye, ni ibihugu byinshi byitabiriye kino gikorwa, ariko twavugamo nk'abashyitsi bakeya cyangwa se ababashije kuhagera batandukanye. Bake muri bo hano dufite perezida wa Centrafrique, ubwo ni perezida uhagarariye nyine igihugu cya Centrafrique, akaza vice perezida wa Uganda, tukabonamo perezida wa Afurika y'Epfo. Hano mu Rwanda hakaba haraje nanone Bill Clinton, uwabaye perezida wa Amerika. Birumvikana ko yaje ahagarariye perezida wa Amerika Joe Biden, akaba nawe yaraje hano mu Rwanda, yari muri kino gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari perezida wa Mauritania, haza perezida wa Sudani y'Epfo, tukaba twarabonye nanone perezida wa Madagascar, nawe yari hano muri kino gikorwa muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ni abaperezida rero benshi twavuga ko hari abaperezida benshi batandukanye bo mu bihugu ndetse n'abayobozi bahagarariye ibihugu bitandukanye. Iki rero kikaba ari igikorwa cyerekana ko isi yose cyangwa se abagize isi, bimwe mu bihugu bigize isi byahaye agaciro cyangwa se biha agaciro ndetse bikanigira ku mateka yabaye mu Rwanda, amateka twavuga ko atari meza na gake. Tuvuye rero mu bashyitsi babashije kugera hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bitabiriye kino gikorwa, bakaza kwifatanya n'iki gihugu cyacu mu kwibuka, tujya no mu myidagaduro turebe se abasitari bacu bihagaze gute, ni gute bitwaye cyangwa se bari kwitwara muri bino bihe
ibihe dusubira inyuma tukibuka amateka yabayeho mu Rwanda cyangwa se ibyabaye mu Rwanda bitari byiza, aho nyine twigira isomo cyangwa se dukuramo ubumenyi butandukanye bwo gukomerana cyangwa se gufashanya cyangwa se gushyira hamwe kugira ngo dusenyere umugozi umwe nk'Abanyarwanda. Mu bijyanye rero n'abasitari basanzwe hano mu gihugu cyacu ndetse no hanze, reka duhere hano ku nkuru. Kwibuka urabona ko ari igikorwa Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, bamwe mu basitari batanze ubutumwa butandukanye bifuriza cyangwa se berekana ko bifatanyije n'u Rwanda muri kino gihe, igihe twavuga ko abantu benshi baba basubiye muri bya bihe, imitima ikomeretse, mbese mu bihe by'umwijima byabayeho. Ntago biba bivuze guheranwa nabyo, ariko ni ngombwa kwibuka, tukibuka ibyatubayeho, bityo bikadukomeza cyangwa se bikadutera imbaraga zo gukomeza, ko byanze bikunze hari aho umuntu aba yaravuye, biratandukanye cyane n'aho abantu bageze uyu munsi. Rero icyo gihe cyo kwibuka kiba kigomba kubaho. Rero hari ubutumwa bwinshi butandukanye abantu twavuga ko b'icyitegererezo b'abasitari batanze. Hano tubona ubutumwa abagize ikipe ya Arsenal arabizi ko ifite cyangwa se ifite imikoranire n'u Rwanda mu gikorwa cya Visit Rwanda. Arsenal rero n'abakinnyi bayo batanze ubutumwa bukubiye muri video ntoya, aho bagendaga buri wese avuga asobanura u Rwanda, asobanura kuri jenoside, bavuga ku bijyanye no kwibuka ndetse n'ubundi butumwa butandukanye batanze ku Rwanda, kugira ngo berekane cyangwa se tumenye ko bifatanyije n'igihugu cyacu mu kwibuka kuri ino nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi rero ikaba ari message yaturutse ku bagize ikipe ya Arsenal ku bantu b'abakunzi b'umupira, abantu bakunda umupira w'amaguru murayizi. Rero Arsenal nayo yatanze message ku Banyarwanda nk'uko tumaze kubibona. Tugiye hano rero mu Rwanda, ibyamamare bitandukanye, abahanzi ndetse n'abandi. Hano iyo tuvuze abandi dufite abahanzi, dufite abakinnyi ba filime, dufite ibyamamare mu buryo butandukanye, abamisi cyangwa se umuntu wese uba waramenyekanye kuri social media akagira ibikorwa bitandukanye bituma Abanyarwanda bamumenya, uwo nguwo aba ari umusitari. Rero abantu batandukanye hano mu Rwanda batanze message zitandukanye, duhereye ku abahanzi benshi bagiye bandika ubutumwa bukubiyemo amateka cyangwa se kwigira ku byabaye nk'urubyiruko, abenshi dore ko baba ari urubyiruko. Rero bagaragaza uruhare rwabo mu mateka yabaye mu Rwanda, aho hano bumwe mu butumwa haba harimo ubutumwa bwo kwihanganisha abagize ibi byago cyangwa se bahuye n'ibi byago uyu munsi, bakaba bakiriho kubihanganisha kandi kubakomeza ko twembi dushyize hamwe igihugu cyacu kizaba cyiza kandi ko jenoside itazongera kubaho ukundi. Ubu rero ni ubutumwa bukubiye ni ubutumwa butandukanye bukubiye mu butumwa abahanzi bagiye batanga ku mbuga nkoranyambaga zabo bagapostinga. Ubona ko ari ibintu byiza abahanzi cyangwa se urubyiruko muri rusange, ni igikorwa urubyiruko ruri kwitabira cyangwa se ruri kumva neza, kandi kuko kwigira ku mateka yabaye ni ibintu byiza by'ingenzi, kuko bituma dukora ibiruseho kugira ngo igihugu cyacu kibe cyiza kurushaho. Ntabwo twarondora abahanzi rero bose batanze ubutumwa kuko ni benshi. Ndatekereza umuhanzi ukurikira warabonye ubutumwa yaba yaratanze, bagiye batanga rero ubutumwa bwiza kandi bw'ihumure, turabashimira cyane. Aha kandi nanone ntabwo nagenda ntavuze ku ndirimbo nziza, indirimbo zuzuyemo ubutumwa butandukanye abahanzi bacu bashyize hanze muri ino minsi cyangwa se muri kino gihe, aho bari kugenda basohora indirimbo zitandukanye zuzuyemo ubutumwa. Hano turareba ku ndirimbo y'umunyarwandakazi akaba n'umubyinnyi mpuzamahanga, uyu yitwa Sherry Silver rero akaba afite foundation yashinze, akaba yarishinze mu rwego rwo kuzamura ndetse no gufasha abana bafite impano zitandukanye ngo bazizamure, bazazibyaza umusaruro mu gihe kiri imbere. Sherry Silver rero yifatanyije n'aba bana afasha cyangwa se na foundation ye yashinze, bashyize hanze indirimbo nziza cyane irimo amajwi meza cyane pe. Ni indirimbo ubona ko ari nziza cyane,
iyi ndirimbo akaba barayise Rwanda komera. Iyi ndirimbo rero nk'uko twayibonye ntago irimo aba bana gusa cyangwa aba bana toza, ahubwo yahurije hamwe abahanzi batandukanye, abasitari. Ubwo nyine mu butumwa we yavuze ko yishimiye kuba ndetse anashimira abantu yifashishije cyangwa se yasabye ubufasha bakamufasha kuza mu ndirimbo ye. Ni indirimbo rero yabonetsemo abantu batandukanye, haba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, abari mu Rwanda ndetse n'abatari mu Rwanda. Hano hakaba harimo abasitari rero batandukanye, harimo nk'abo tugiye kubona bake muri bo, harimo Kirisizi turamuzi, Aline Sano, Naomi Nishimwe we ntabwo ari umuhanzi ariko nyine ni umusitari. Nk'uko twabivuze ko harimo abantu batandukanye, yaba ari abasitari cyangwa se abahanzi n'ubundi basanzwe bakora umuziki. Tubonamo rero Dani Nanone, tukabonamo Adrien Misigaro, tukabona uwitwa Fred Swanika we ntabwo ari umunyarwanda gusa akunda urubyiruko, ni umugabo ukunda urubyiruko. Akazamo Masamba Intore, tukabonamo na Platini, tukabonamo n'umuhanzi Okama, tukabonamo DJ Toxic n'abandi batandukanye benshi. Ni indirimbo rero nziza ifite amashusho meza, nakubwira ngo wajya kuyireba kuri platform za Sherry Silver, ukajya kureba kuri YouTube. Ni indirimbo iriho kandi nziza. Tunashimira uyu mukobwa cyangwa se uyu munyarwandakazi ku bikorwa ari gukora bitandukanye kandi ubona ko ari byiza mu buryo bwo gufasha u Rwanda ndetse n'abanyarwanda, by'umwihariko urubyiruko, abana afasha. Ni ibikorwa byiza cyane. Nanone reka tuvuge ku wundi muhanzi wasohoye indirimbo, twavuga ko nayo ari indirimbo nziza cyane, umuhanzi Ibrahim Cyusa. Uyu yamenyere mu njyana ya gakondo, nawe yashyize hanze mbere y'uko icyunamo gitangira, yashyize hanze indirimbo yise Amateka. Iyi ndirimbo akaba ari indirimbo yakorewe ku urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kamonyi. Zimwe mu mpamvu rero yakoreye ino ndirimbo hano hantu, bivugwa ko naho yarokokeye, akaba ari mu rwego rwo gusigasira cyangwa se kubika amateka yaho, ndetse anashishikariza urubyiruko muri rusange kwiga ku mateka cyangwa se gukomeza kwiga amateka ndetse tukayagenderaho mu buryo bwo kubaka u Rwanda rwacu, u Rwanda rwiza cyane. Dushimire rero abahanzi ndetse n'urubyiruko muri rusange ku bufatanye cyangwa se intambwe nziza ku kwigira ku mateka, ukabona ko bari mu nzira nziza cyangwa se turi mu nzira nziza imwe yo kubaka u Rwanda ruzira umuze. Rero twashimira abahanzi bacu umurimo ukomeye ibihangano bitandukanye bivuga ku mateka yabaye ku Rwanda cyangwa se bijyanye n'igihe ino minsi turimo, iminsi yo kwibuka. Ibi rero bikaba bisobanura ko nyine u Rwanda ruragana ahantu heza, byerekana neza ko u Rwanda ruri kugana ahantu heza bitewe n'imyumvire iri mu bana cyangwa se urubyiruko. Kandi tuzi ko urubyiruko rw'uyu munsi ni rwo bayobozi cyangwa se nibo bazabayobora u Rwanda rw'ejo. Rero ni ibintu byiza cyane, u Rwanda ruragana ahantu heza. Igihe cyo navuga hano, navuga ngo respect ku bahanzi batandukanye ndetse n'amakorali yo muri church, nayo muri kino gihe hari ubutumwa batanga binyuze mu ndirimbo, dore ko baba baririmba neza. Rero nabo iyo bakoresheje impano yabo cyangwa se bagakoresha uburyo ki baririmbamo, bagatanga ubutumwa bw'ihumure, ubutumwa bwubaka ku bantu bakorewe Jenoside, biba ari ibintu byiza. nabo reka tubahe respect. Ubu ni uburyo bw'uko buri muntu wese n'icyiciro arimo akwiye gufata cyangwa se agafata inshingano cyangwa se agatanga umusanzu mu kubaka u Rwanda rwacu, cyangwa se mu gukomeza no kwifatanya n'abarokotse Jenoside muri 1994. Gahunda rero yo kwibuka cyangwa se gahunda y'icyunamo irakomeje nk'ibisanzwe, kuko ni iki cyumweru ariko nyuma hagakurikiraho iminsi 100. Iyo minsi 100 yose rero habamo ibikorwa bitandukanye bijyanye no kwibuka. Rero gahunda irakomeje mu gihugu hose. Navuga ngo reka turangwe no kwiyubaha no kubahisha u Rwanda muri rusange, ubundi twubake u Rwanda rw'ejo rwiza kandi u Rwanda ruzira umuze. Reka mbabwire ngo twibuke twiyubaka.